abona ibyo abandi batabona, wagize amahirwe ukabibona, ubundi ku bandi wowe uri umusazi. Tugaruke hano. Mukristo ageze mu isoko ry'imburamumaro ngo nta kintu na kimwe kitabagamo, na kimwe. Noneho ngo abagore bakaza abacuruza ati uragura iki? Ngo yareba ibyo bacuruza akababwira tereka nta na kimwe ngura. Ngo kandi akabivuga afite agasuzuguro ku maso, yasuzuguye ibyo bacuruzaga ati kweri nibi ngibi ntabyo ugura, n'imyambaro ntayugura. Ngo barebe uko yambaye bagasanga atandukanye n'uko yambaye, ngo barebe uko avuga bagasanga atandukanye n'uko avuga. Ngo baramureba bati koko nta na kimwe ugura? Ati ntacyo. Ngo ibyo nibyo byatumye batangira kubababaza. Kubera iki? Ngo iyo barebaga bo ngo basangaga isi nta na kimwe bayiguramo, ngo kubera ko bo bari bafite amaso areba ibitagaragara. Haleluya, haleluya. Umusore wahuye na Yesu agahura n'imbaraga zibitaboneka, abandi baramureba bakabona n'imbwa, imbesire. Umukobwa wahuye na Yesu, ngewe nagize amahirwe nyirizwa muri ADPR, ukambara rumbiya cyangwa urabona muri ADPR ho automatic mugomba kwambara nyine kwa kundi. Yari umukobwa ukeye agahinduka, ukabona yambaye ntumiteho mukiza, uramureba ukabona yarasaze mu mutwe, inyamara we arimo arababazwa n'imbaraga zibitagaragara. Nyamara Mwuka Wera ngwino udufashe kubwiriza ubutumwa bwiza, ngwino udufashe imbaraga zibitaboneka. Ndasaba Imana yo mu ijuru ngo iduhe imbaraga zibitagaragara. Imbaraga z'iki zibitagaragara? Wambaza ngo isi imbaraga zibitaboneka ni iki? Ubundi imbaraga zibitaboneka z'abakristo ni ijambo kwizera. Kugira gute? Kwizera. Kuko kwizera Bibiliya avuga ngo ni ukumenya neza ibyiringiro udashidikanya ko bitazaba. Ngo kandi uko kwizera niko kuduhamiriza neza, ntabwo kutwigisha, kuratwemeza. On est sûr et certain, turabizi neza, we are very sure yuko iyi si bamwe bavuga ngo ntituzi aho yavuye. Urumva? Abandi bakavuga ngo habaye hiturika, abandi bakavuga ngo yabeshejweho na microbe, abandi bakavuga ngo habaye oza evolution cyangwa revolution, ibintu nk'ibyo, abandi bakabyita ibindi. Twebwe turabizi neza yuko iyi si yaremye n'ijambo ry'Imana. Tubibwirwa n'iki? No kwizera. Kwizera kurabitumenyesha, tukavuga ngo turabizi, dusa naho twari duhari yuko ibi ngibi biboneka byaremwe n'ibitaboneka. Haleluya. Niko kuduhamiriza neza yuko ibigaragara byaremwe mu bitagaragara. Mu yandi magambo, kwizera n'ukugira faculty, ubushobozi, imbaraga zo kubona ibitagaragara abandi batabona. Nagira ngo ubwirire ijambo, Bibiliya iravuga ngo abakera bose intwari zo kwizera, aho nari mbasomeye mu Baheburayo 11 uhereye ku murongo wa mbere ugakomeza, batubwira intwari zo kwizera uhereye kuri Abeli ukageza ku bandi batavuze. Umurongo wa 13 ndawukunda, baravuga ngo abo bose atavuye mu numwe ngo bapfuye bahamywa neza ko bari bagufite, ngo nubwo bapfuye batarahabwa ibyasezeranijwe, ngo ahubwo icyo baturushaga ngo bagiraga amaso yo kubirora biri kure. Haleluya. Kwizera nukugira amaso hatavuyemo numwe, uhereye kuri Aburahamu ukageza kuri nde, kuri Paulo, ukavuga Danieli, ukavuga Eliya, bose umwihariko cyangwa icyita rusange bari bafite nukugira amaso areba ibitagaragara. Niko Bibiliya ivuze ngo bose hatavuye mu numwe ngo barebeshaga amaso ibitagaragara, ngo gusigorane ngo babiruraga biri kure, bakavuga ngo ubwo tubireba turi kure ngo turabashyitsi n'abimukira mu isi, ngo bakanga kubaho nk'uko abandi babaho. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Muranyemerera mfatemo babiri gusa kuko umwanya ntawe. Ndafata sogokuruza wacu Aburahamu. Sogokuruza wacu Aburahamu Imana yamusanze muri Uri y'Abakarudaya, murabizi, iramubwira ngo haguruka ujye mu gihugu nzakwereka, ugende nkwereka ahantu uzaba. Aburahamu aragenda, ngo agenda atazi yajya, ngo ageze mu gihugu Imana yamubwira ati ngaha wahabonye, ngo iramubwira ati rambura amaso yawe, ngo aho iki gihugu aho ugeze amaso, ngo hariya amaso wagenda akagwa mu cyuho, ngo n'iki gihugu cyawe kizangana, nzakiguha n'urubyaro rwawe. Ayo makuru ntiyumvikana neza. Ngo Aburahamu akimara kugera muri icyo gihugu,
ngo akibaza ngo naho Imana yangeneye, ngo kwizera nanone ngo kuramuzamura, ngo kwizera kwa mbere kwatumye yumvira kwamweretse igihugu cyo mu isi, sibyo? Imana amubwira ngo aha hantu nzahaguha, aha hose nahawe. Kandi Imana yabaye yo kwizerwa n'ubu Isiraheli iriho, siko bimeze? Ngo hanyuma kwizera kumuvana noneho kubyo yarebaga mu isi, ngo kumwinjiza ahandi, ngo areba umudugudu ngo Imana yubatse ku mfatiro irawurema, ngo yamaze kuwubona abandi batawubona, ngo ahindura uburyo bwo kubaho. Umva rero, munyemere dusesengurira ijambo. Bibiliya tubwira mu Itangiriro 14 umurongo wa 14 ngo Aburahamu yari afite ingabo zavukiye mu rugo rwe 318. Aba ni abantu bavukiye ku birenge bya Aburahamu. Abantu kuvukira mu rugo bavuga babyawe n'abagaragu be. Yari afite abagaragu mbega barenga 318. Noneho babyaye abahungu 310 bahinduka ingabo za Aburahamu. Bivuze ngo ushizemo ababyeyi babo mama na papa n'abana bo ngabo izo ngabo zabyaye. Aburahamu yari afite abantu bamugaragiye nibura 3,000. Uratekereza ubwabyo yari nation, uyu wari umujyi. Aba bari abantu ba Aburahamu, ubwabyo byari igihugu. Yego aba bose bahembwaga na Aburahamu, ndavuga amafaranga yarabahembaga. Icya kabiri batungwaga n'ibiryo bye. Turi kujyana ninde mukira mu Rwanda umwana nura umwe nibura mu buzibasi. Henda Bill Gates warabafite da, reka tubyizere ko afite abantu nk'ibihumbi nka 5 ahemba bakora muri Silicon Valley. Birashoboka yene, ariko mu Rwanda ntawe. Yenda mu Rwanda twavuga company da, kandi nabwo simbizi neza, 3,000 abantu barya kuri rasiyo yawe bagahembwa amafaranga yawe, bose ariwe bategereje bavuga ngo tuzabaho ku bwawe, 3,000 birenga 3. Turi kujyana. Uyu mugabo yari afite ubutaka va kuri twebwe 18 kuri 20 vaho, yari afite ubutaka igihugu cyose. Imana imubwira ngo ahureba ni wawe, ni wowe boss, aba nabaja, nta numwe nzahereza n'intambwe, ahubwo nzabihereza abana bawe. Yari afite ubutaka. Haleluya, haleluya. Umva rero igitangaje, nangi yongerayo niko nari kuvuga, nangi yongerayo niko nari kuvuga. Ngo hanyuma wareba Aburahamu ngo ahantu yabaga, ngo yabaga mwishitingi, mwihema, yabaga mwishitingi. Ibaze nawe utungutse muri icyo gihugu, ureba abagabo 318, ingabo 318, abagore n'abagabo bubatse amazu bayabamo batagize icyo bakena, birirwa barya ibimasa bya Aburahamu, bari batuye mu mazu. Icyambere wabaza ngo mbega boss w'uyu mujyi wanyu abahe, atuye? Bakakujyana rero, wagerayo ugasanga bamukagonyi, aba mugahema. Icyambere ndababwiza ukuri, twavuga ibintu nka 2. Icyambere wavuga ati yavanye kuzimu, buri abadayimoni bamubujije kuba mu nzu. Ntimubizi iby'iwacu si kizakibungo na hano. Wavuga ati buriya imyuka yaramubwiye ngo aya mafaranga yose nzayaguha, ariko ntuzabe mu nzu. Siko byagenda? Cyangwa se wavuga ati nta mugabo ubaho w'umutindi ukunda ibintu nk'uyu musaza, ukagira ati muze kumbega uzapfa amafaranga azakumarira iki? Siko wamubwira? Aba bantu bose nabawe, nibi byose n'ibyawe. Yego, none muze kuba mu kazu kakagonyi, ngo yasubizaga igisubizo kimwe. Tuzi impamvu, nabonye umudugudu. Haleluya we, nabonye umudugudu wubatse ku mfatiro. Imana yarawuremye kandi irambwira ngo nanjye ndi umusitwaye, ndi umuturage wawe, none ngewe ndi umushyitsi n'umwimukira mu isi. Ati ubu ngubu nanze ko inzu yantesha umwanya, nibera muri aka kagonyi n'abana bawe. Ati yehe, kubera iki? Nabo nabaraganwa nanjye bizasezeranijwe n'umugore wawe. Ye, nawe naramubwiye ngo madamu we witwarwa n'ibyisi, iwacu ni mu mudugudu wubatswe ku nkingi. Ati none muze, ngewe ndi umushyitsi n'umwimukira mu isi. Ati iki gihugu se simbizi, nabonye ahandi, amaso yanjye yabonye ibitagaragara.